yengwarazi kabijoro n'umuhuzi abo bana Imana yamuhaye ijya kumurema yari yarayimurota ijya kumurema yamutatsi mutanaga ijya kumurema yamutana zinoza. Turakomeje rero kandi ndagarutse oya nako singarutse kuko hagaruka wari waragiye nge rero ntabwo nari naragiye ahubwo turakomeje nge namwe dukomeje ya ntego yacu nziza yo gusigasira umuco nyarwanda umuco ducumbitsemo twese iki gicumbi kitwizihira twese ndaje twizihirane rero unyizihire nkwizihire maze dutaramane bitinde. Ndagarutse ndi Nkwakuzi ikirenganya muberwa n'inkindi nizihirwa n'ingamba nyiri icumu ry'injungu ryacure gucungura ryitwaje nkabarumashanira kunesha. Ndagarutse ngira ingabo y'umutamenwe kagira icondo rikamenezi ndi nkataza kurekera gomba ngo ndi ntwari yabyirukiye gutsinda buryo ubwo duteye abahunde nikoranye umuheto nari muhimbaje ntanagi ntambara nyiri mu gihugu cy'abahunza nakivogereye agatsinda umukinza mpingutse imbere n'isura umurego nawe uforanyishema nongeye nkango murindi hasi ndarekera ikibatsi kicana murebaga inkongera avuga mu gihengere mu gihumbi cy'inkurazi zicana minyekwe kandi ndagarutse intwari nyura mu ishyamba rekagurumana rekatakongejwe abandi batinyesha amaso nkatambuka n'amaguru dore ko n'abatasi burya bari bavuze ko nta wahanyura nayo kumwe n'icumu ryanjye uruhuga ritunzwe no gushiha umwanzi burya nuwo nkunda ntagahure naryo naryise gasiba amayira muri inshuti cyane dushenge bitindi twari tumaze iminsi tudatarama kubera icyagane cyari cyaratubanye icyorezo iriya covid bahaye amazina menshi covid-19 abakecuru bati ni mavide abandi bati ni koro bese mwarabyumvishe byinshi yo gahera ariko abanyarwanda bo hambere ngo bagiraga isengesho bakavuga ngo nyagasani unsindire umwanzi wo mu kirambi unsindire n'umwanzi w'ishyanga urana umwanzi w'ishyanga rero ni icyago cyaturutse ishyanga kitavuye muri twe urarangira ngo iyo kivukira inaha tuba twaragihangamuye kera ariko umwanzi w'ishyanga aragatsindwa si icyo mu kirambi rero ni ikishyanga ariko dushimye Imana yuko twabaye kure y'ibiza n'ibizazane witeka yadukoreye ibikomeye ngewe namwe murabona ko turakishimye niyo mpamvu tugiye kongera gusukura igitaramo twajya dutaramana amanywa nijoro twajya dutarama tukongera tukagarura wa muco wacu mwiza wo kwizihirwa dufite n'icyizere ko nidukomeza umujyo umwe tukumva kandi tukumvira tuzagihashya nta shiti twongere tujye duhobera twongere tujye tugwana mu byano abahana bongere bahuza ibituza abizi arabakumbuye guhuza ibituza imitima igatuza ariko nubundi ngira ngo nubwo tutataramaga bigeze kuri uru rwego ariko twataramaga buhoro buhoro. Ndifuza rero ko bamwe bari batangiye kuvuga bati mbese inyamirya zarasinziriye oya ziracyahari bati nyamirishyo izo nazo turaje twongere tuzigarure bati inkirigisi nazo ziraje zongere zigaruke ariko nitujya mu nyamirishyo merutse kumva hari usobanuza atari kubundi nyamirya ni iki nyamirishyo reka mbanze basobanuriraho gakeya buriya iyo bavuze inyamirishyo wakaba hita wumva imirishyo ivugishwa ingoma hari ingoma zisigaye zaraje nabonye bavugisha intoki ni byiza ziradufasha kwagura umuco wacu buryo umuco urakura kandi kaba n'igihe biba ngombwa ko tira w'amahanga by'amahanga kugira ngo ukomeze waguke none yakaba n'igihe biba ngombwa ko bishobora kuvanga ariko ntibyivange ku buryo bimira uwacu nacyo ni ikibazo bije bigatwara uwacu twaba natwe twazimye iyo wataye umuco nawe aracika niko bimeze. Hanyuma rero inyamirishyo iyo bavuze inyamirishyo ubwo no kumva imirishyo ivugirizwa ku ingoma bajya bavuga ngo umutagara w'uruhu ibi ni ziriya ngoma kumwe ziba ziri ku murongo buri ngoma ifite ijwi iri buze kuza gutanga bamwe bakoresha 12 benshi bakunda gukoresha ingoma 12 izo ngoma zose buri ngoma ikaba ifite
ibyo bita muri mzamango role ifite umumaro wayo, ifite ijwi iraza gutanga, byaza guhura rero za ngoma zose iyo zihuye ya majwi yayo y'urwunge bikaza kutubyarira umutagara w'uruhushya. Mwajya bumva avuga ngo inyahura, hakazamo ishakwe, hakazamo ibihumurizo, bagahamagazamo arabajya bavuga imirishyo, bakavugamo umusambi, ikimanuka, mbese ni myinshi tuzagira umwanya wabyo, aba ari byo tujyamo gusa. Tujye mu moko y'ingoma, tujye mu moko y'imirishyo, tubisobanure ku buryo buri wese abyumva. Hanyuma iyo bavuze uvuze ngo inyamirya, mu buryo bworoshye uhita wumvamo umurya. Ushobora kuba umurya wa gitari, ariko twiyo tuvuze inyamirya akenshi dukurure twishyira duhita twumvamo inanga yacu ya gakondo. Benshi bayigereranya na piano y'inyamahanga. Buriya rero inanga ikaba igicurangisho cy'indashyikirwa bidasanzwe, ikagira umuziki uryoshye bitarabaho. Kanya ndaje mbazanira inanga, tuyikirigite, tuyikoremo, tuyihere mu miyuki, tuzamuke tugere mu bihumurizo, ariko n'ingoma nazo zigira ibihumurizo, inanga nayo ikagira ibihumurizo. Twabigereranya na bass. Iyo ugeze ku nanga kuri piano arahugera ugasanga harimo bass. Abutaha misengera n'umukoro utaha wo kuzazana inanga, tukabereka ngo aya ni amano y'inanga. Abonye numva hatukana ngo mano y'inanga. Uri umuntu akubwiye ngo mano y'inanga, wakabaye wishima kuko inanga itanga umuziki ikaruhura abantu. Wabaye mano y'inanga rero, kuko amano y'inanga ni hahandi imirya ifata mu mano, hamwe imirya ibifashe uregera abasha kuregerera kugira ngo ize kubasha gutanga injyana nziza, wa muziki mwiza wifuza. Aho rero imirya ifata niho mu mano y'inanga. Rero umuntu yongera kukubwira ngo we mano y'inanga ntukajye ubabara guteze mano y'inanga, waba nyine nawe uruhura abantu. Nanga yataramiraga umwami, gataramira abatware, kandi n'ubu ngubu iracyataramira abatware. Nawe uri umutware, turaje tugutaramire mu kanya, nawe uba umutware. Hanyuma rero reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma batuzamurire iyo nanga, adukorere mu mirya, amanuke mu miyuki, amanuke agere mu bihumurizo. Ndagaruka mu kanya. Mubazesereza hejuru y'icondo kibatse cyicana mu rubega, intoki zari zigifashe igifunga zirashya nahagu yarakobana mu studio. Nguwo rero umurishyo w'inanga uyu munsi ntago tuwurambuye, ariko tuzagera igihe cyo kuwurambura, twizihirane. Ibitaramo ubundi Abanyarwanda bagira ibitaramo by'ubwoko bwinshi kubera ko nabataramye. Hakaba igitaramo cy'umuryango, ari cyo cy'iki ubu turimo, nge namwe turi mu gitaramo cy'umuryango. Hakaba igitaramo cy'abahizi kandi barimo bivuga imyato bagiye ku rugamba, buri wese yivuga ibigwi. Hakaba igitaramo gitaramirwa intwari zivuye ku rugamba, zitsinze urugamba, zitabarutse. Buri wese yivuga imyato, avuga uko urugamba rwagenze, avuga umubisha yanesheje, aho yatsinze umubisha, kavuga ko wimanye mugenzi wawe. Burya bavuga ngo imfura ntiyima indi ahubwo irayimana. Imfura ntiyima indi ahubwo irayimana. Bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo
kunyimana ni ukunyima icyari bungirire nabi. Niba uri kugendana na mugenzi wawe mugakubitana n'ibyago, akabaye umuntu yamwataka akamufata, burya iyo uhise umuta uba umutanze. Ariko imfura ntiyima indi, ahubwo irayimana. Iyo rero uhagararanye nawe muri urwo rugamba, ugahagararana nawe muri icyo kibazo muhuye nacyo, burya uba uri kumwimana, uba uri kumwima umubi. Imfura rero ntiyima indi, ahubwo irayimana. Aho ariho intwari zatahaga, ukavuga uburyo wimanye ngabo y'icondo, ukavuga ati nimanye ngabo y'icondo, ukavuga uti niyimanye intwari ku rugamba ndazigaruye, ukavuga uti nafashe umubisha hanaha yadusumbirije. Kikaba igitaramo mvarugamba. Aho rero inanga zigatarama, bakabacurangira inanga, bakabibagiza rwa rugamba bavuyemo, ahubwo aho kumva ibikomere bakumva umunezero ishema ry'ibyo bavuyemo. Reka rero tube dusubikiye ahangaha, ntabwo dusoje, ahubwo turasubitse. Amadakika ari bukurikira ashyira iminota, ishyira amasaha, ariko bitari buhereze iminsi. Turongera dutarame, ndabararikira no kuzakurikira igitaramo kizakurikiraho. Noneho tuzanzika, tuzatarama, nzahamagara abataramyi bazane umutagara w'uruhubi turubone neza. Ndashaka ko twongera tukamenya iby'iwacu, tukongera tukamenya umuco wacu, tukongera tukamenya ibicurangisho byacu. Tuzana abazi gucuranga urutaro baducurangire urutaro, hari n'abatazi ngo ni iki. Ndaje twongere tuganire n'urubyiruko, twongere abakuze, twongere twibukiranye, tugaruke ku mwimerere wacu, tumenye. Hanyuma tubone dukurura iby'amahanga tubishyire mu byacu, ariko twamenye aho turabiseseka kugira ngo bitaza kumira ibyacu bikazimira burundu. Ndabararikira rero kuzakurikira igitaramo tuzagirana gikurikiyeho, nubwo ndabizi muzagoheka. Mwanzi abahunge, Uwiteka abahoreho iteka ryose. Mwari kumwe na Emmy Nkwakuzi. Hanyuma n'abakeneye gutaramana natwe kandi mukeneye ko tubataramira iwanyu, aho mutaramira mu rubuga rugari rwanyu rw'ibiganiriro, nagize inkera zitandukanye, mwaduhamagara tugataramana n'abari abataramyi bose, tukaza tukizihirwa, tukongera tukagarura umuco, tukongera tukagarukamo. Dukeneye rero wadubona ku mbuga nkoranyambaga zose, ni Emmy Nkwakuzi, cyangwa se na nimero ya telefone 0783 27 26 Mwakoze kubana natwe, Uwiteka abarindi. Yengwarazi kabijoro n'umuhusi, abo bani Imana yamuhaye. Ijya kumurema yari yarayimurota, ijya kumurema yamutatsi mutanaga, ijya kumurema yamutana zinoza.